Ivani Mano Pastor P, respect man. Hari umuntu muhura gakurutira abandi akaguha umwanya kagutega amatwi yaguha urukundo bikaguha umutuzo yamara kugenda ugasigara ubabaye. Hari umuntu muhuza bikaba nk'ubufindo byaba amahire mukibanira. Hari uwo mubana kakubera imfura wajya gusaza kagusubiza ibusore. Uko nguko niko waje mu buzima bwanjye, imyifatire n'imicura bindura. Wahaye agaciro amarangamutima yanjye ntibibarika ibyo nkukundira. Wose ukongeje urukundo maze nshira inyota, ibyo ndabigukundira. Wameneye ibanga wari warahishe abandi, ibyo ndabigukundira. Iyi leta yamye urukundo, ibyo ndabigukundira. Wameneye ibanga abandi batazi, ibyo ndabigukundira. ngo bana biwacu we ngwababeza baraje we tuje kubaka barasaba kareshya. Ngwababeza baraje we tuje kubaka uyu munsi wa none we. Ngwababeza baraje we tuje kubaka uyu munsi wa none we. Ntakiri uturukundo we. Ntakiri utakubana we. ngo ababeza biwacu gakoni k'abakobwa shenge gatakara ntibataye. Ibero by'uruyumbu bimwe byuhiriweho inyambo. Abakobwa biwacu dore murakagwira. shenge maze nk'ubwatsi bwazo. dore ntimugatezuke. tugiye kumarana kajya tuganira. nkaba nitwa Senyumva Israel. Abashyitsi bacu turabashimye cyane kuba bamaze kugera hano amahoro, izina ry'Imana rihimbazwe. Umuryango wanjye inshuti Samuel rero wagayo na Sebera Manase, kuko mwantoje rero mwambwiye umunsi tunyamunase niba utubera habona abashyitsi baza kuza batwakirire. Iyi mbaga yose murebana nayakiriye nkuko mwabintoje, ariko rero nkuko nabibonye mubonye muri kano kanya haje abakomeye. Yohana navuze ati ntabwo natinyuka no gupfundura udushimi tw'inkweto twa Yesu. Nanjye nubwo mbareba gutya nta n'uwo nzimo nta n'uwo nakwegera, ariko dufite intore yatoranijwe. Rero turi ku ruhande rw'akaba yitwa Sebera Manase. Ngira ngo Sebera Manase ugeze uru utwakira abashyitsi, dore ko bandusha no kubamenya kubera ko mwahoze mukoresha itumanaho. Umwanya nawe murakoze cyane. Mugubwe neza kandi ntabwo mwisanga, ahubwo musanze inshuti, abavandimwe, umuryango mugari kandi umuryango wagerageje kwiga no kwigishwa watojwe byose. Ahasigaye rero Imana
bibatunganye kandi twese twereze hamwe mu izina rya Yesu. Menye neza umushyitsi mukuru uhagarariye umuryango mugari ungana utya, mbese ntabwo ndi buze kumubwira ngo ahaguruke, hahaguruka abanzi, ahubwo narengere murengezi ry'ijuru, urengere hanyuma tuboneye. Shimira umusaza mumpera amakirwa. Bandimwe ugiye kuganira n'umusaza witwa Karabizima na Sesewe. Urakoze cyane. None rero bantu b'Imana, bana batojwe, mwigire hafi mufashe dufatanye kwakira abashyitsi bacu. Yego. Ariko niyo rurerure ruba rwiza, kuko urugendo rurerure burya rugira icyo rutanga. Yego. Urugendo rurerure rujya mu ijuru, umugezi mu ijuru rito. Urakoze cyane. None rero tugiye kubakira, tubahe amafunguro, hanyuma amafunguro abagwe neza kandi urakoze bana bacu. Wagira ngo mubanze muyashimire kuko ni byiza, twese turyoherwe kandi bitugereho. Abagize amahirwe tugiye kwihereza mwebwe muhage. Arakoze Manase rero. Numvise ahubwo ukomeze kagera ku nyota. Chakabogi kagere mu nda, hanyuma rero nikamara kugera mu nda, inyota imaze kujyaho igomba, hanyuma utubwire iwanyu bimeze bite. Murakoze cyane. Iterambere niyo zabiri nayo bikenewe cyane. Maze abashuti z'umuryango rero wa Girushiti Samuel, tumaze kunezerwa no kwishimira abashyitsi batugendereye, ni ukuri rero ijambo muraritanga mu muryango wacu. Kumpa umwanya, ntabwo navuga ngo mumpaye ijambo kuko banza turihorana, ngira ngo abo dusengera hamwe barabizi. Ariko kandi mbere yo kuvuga icy'ingenza, reka banze mbashimire kubera ko nabanje kubashimira nakumva ari ikintu kinini kandi cy'ingenzi nsimbutse. Turabashimira uburyo mwatwakiriye, turashimira ubwuzu mwatugaragarije. Arambwira ati kandi uriya muryango tubanye igihe kandi duhurira kuri byinshi nk'uko nabivuze. Ati kirazira kugenderera inkokora zireba inyuma, niyo mpamvu yagize atya akagenda afite urutoki rw'ingaga hariya, yagiye akurebera umutobe mwiza cyane. Ubwo arangije arambwira ati genda muri uriya muryango, igitaramo bafite ubanshyirire iyi ntwererano. Akira n'abambura umutware. Murakoze cyane. Ubwo ndimwe njye kandi nabo muri kumwe turabashima. Ubwo rero mutaricara, hari irindi jambo yahurije hamwe atuma aba bantu bose barihuriza hamwe
bararimpa ngo ndizane ndivuge n'izina ryabo ntabwo ari uko mbaruta ubukuru ahubwo umuco wacu ari nawo wanyu nuko kubana kuva twamenyana twagendaga tugira abo twohereza mu butumwa nk'ubu ngubu ubwo umwanya wari uwanjye ubwo yambwiye ati nugerayo barakwakira kandi koko mwanyakiriye nabishimye ariko kandi intwererano yampaye nayibashyikirije ariko yansabye ati nabikwemerera ati mutobe iki kindi kibindi umusabe umwanya w'ijambo hanyuma icyo kibindi mugisangire umubwire ubutumwa naguhaye. Murakoze cyane. Murakoze namwe ariko icyo kibindi ndumva ari ijambo risa mbere cyo nakibonye ndumva ari ijambo risa niba ari nk'abandi bo hambere ahangaha abandi tutaki yewe murakoze kandi wibwirije uyu mukobwa wanjye ureba hano ubu ni uruhehemure uretse kugenda garara uyu mukobwa ntabwo ari we wikorera iwacu uhikorera abasaza be ariko umuryango waramuteganyije ngo ugende imbere y'imfura nk'amwe ajya ampereza kiri imbere gusuhuze umusaza umwana we isashima gira impundu. urakoze cyane nyamara manase nakubwiye ntugusaba twumvire ubwo buki bwabo niba bavugiraho ijambo intumwa irarabirwa nta kindi ikorerwa ahubwo reka tubaze twumve uyu mutobe nidusanga ari muzima nuko manase ati nanjye rero nzi kumva atari ko mfite kinini amazi cyangwa gatenda Jeremiya yaboneka Jeremiya nabanza tubwire neza kinini ntabwo nabonye bica amaso bakureba bamenye neza yuko ari uruzobongere kandi Jeremiya witoye uzi ko ntajya mpubuka ariko uyu mutobe wo kwansonera rumva inyengo ari imwe ni nkatwe uraryoshye ijambo ryavugwa. murakoze cyane barakunda gukunda gusa nicyo cyonyine mbese niba ari cyo cyonyine mutubwire niba atari cyo cyonyine nabwo mutubwire ijambo rimwe gusa ikibazo n'igisubizo. ntabwo abasore bacu bakunda gusa ahubwo baranakundwakaza ndetse bakanatetesha. nimugira ubukwe tuzabatwerera nubwira cyangwa se niba ari intwererano basaba ari inama basaba hanyuma mukayibaha ijambo ni iry'abantu abasangwa. arakoze uhagarariye umuryango uduhaye urubuga kugira ngo tugire icyo tuvuga. uyu mugabo hari icyo yabanje kuvuga mu mwanya ati ubwo mperuka aha naje mfata irembo usibye ko yaje kwikosora ati narabisabye bararimba aho ngaho ubwo ntuzongere gucikwa. murakoze rwose. icya kabiri aragira ati naje inaha ngaha umukuru w'umuryango yarabitubwiye atubwira ko kuri uyu munsi yakubwiye ko umuryango uzaba uri kumwe wose noneho ukawubwira iryo jambo kuko yakubwiye ko ari umushumba aragiriye umuryango none nk'umuryango twateranye atura utubwire iby'urugendo rwawe
kuko ubundi mwabivuze mwiherereye ariko ubutumwa bwatugezeho tuguhaye karibu kugira ngo ugire icyo tubwira